nkoranyambaga bwongeye gutigisa imbuga nkoranyambaga bwongeye gutigisa isi. Abantu mukunda entertainment mwongeye gutigita couple ya Miss Muyango ndetse na Miss Nawome bari guhatanira kuzatembera muri kajugujugu kuri Severance. Yo entertainment. Ngaho rero murabyumviye rero ni bimwe mu by'ingenzi Edi Group tubageza umunsi ku munsi, gitondo, ikigoroba, saa sita ndetse ibihe byose tugahora tubategurira ibyiza cyane, tubakubitira amakuru meza entertainment nkuko mubibonye muri iriya intro itambutse, kugira ngo aho uri hose ukomeze kugenda uba update ku makuru y'ibyamamare bigiye bitandukanye. Nitwira dukunda Julian Kevin rero akaba ari njye mubana mu biganiro byose bya Edi Group. Uyu munsi ko bazaniye iki? Bazaniye amakuru rero y'ibyamamare bigiye bitandukanye. Murabizi ko hano ni ikintu twitaho kandi ni ikintu dushyira imbere cyane. Ni couple ya Miss Muyango ndetse na Miss Nawome bari guhatanira kuzatembera muri kajugujugu kuri Severance, cyangwa se kuba bagisi bari mu ndege ku munsi w'abakundanye uzaba tariki 14 z'ukwezi kwa kabiri. Datawe nejo bundi rero mwabantu mwe murabizi ko amatariki yagiye, Severance iregereje, ariko se amakupre ayiteguye ate? Uyu munsi giye rero kubamanukira ku makupre agiye atandukanye kuntu yiteguye umunsi wa Severance. Abanyamakuru narababwiye n'incakura aba bagiye bakinjirira bakamenya ikihisha inyuma, bakamenya ngo hariyo iki. Murabizi ndabakunda cyane. Rero muri iyi myaka ya vuba ahangaha cyangwa se mu minsi igiye itandukanye, hari inkuru nyinshi zigiye zitandukanye z'urukundo. Mu by'ukuri ubona ko zibasiwe n'abamisi cyane. Ahangaha cyane ndavugamo Miss Nawome ndetse na Tesfaye, nkavugamo Muyango Claudine ndetse na Kimenyi Yves. Kandi wabivuga uko nguko ntabwo yabagiye kure, kuko abantu benshi mwagiye mubibona ko aribo bagiye biharira ibintu bijyanye n'urukundo. Mu makuru yose havugwa mu Kimenyi Yves, Muyango, Nawome ndetse na Michael Tesfaye. Ibi bintu ni danger. Ubwamamare rero bw'aba bantu bakundana kabisa bwongeye gukora ku mbuga nkoranyambaga, bwongeye gutigisa imbuga nkoranyambaga, bwongeye gutigisa isi. Abantu mukunda entertainment mwongeye gutigita. Aba rero bari mu munyenga w'urukundo cyane, ndetse bari no guhatana mu bihembo bigiye bitandukanye byateguwe na Akagera Aviation. Bakaba rero ari zo couple ebyiri zihataniye kuzatemberezwa mu ndege. Bibutse ko iyi ni imwe mu gihembo kiba cyarateguwe na Akagera. Rero bari gukubana hasi no hejuru izi kepo ebyiri kugira ngo havemo kepo imwe iruta izindi izabasha kuba yakegukana kuba yatemberezwa mu ndege. Binyuze ku mbuga nkoranyambaga rero zigiye zitandukanye, Akagera Aviation bavuze ko mu rwego rwo kwizihiza umunsi mukuru w'abakundana bifuza gushyiraho indege izagenderamo abakundana, ikabakura ahantu runaka ikabageza kuri Virunga Lodge iherereye i Musanze, bagafatirayo amafunguro ya saa sita, ndetse yarangiza iyo ndege ikaza no kubacyura. Ibi bintu ntibyoroshye, ikiyo ntibyoroshye rwose ku bantu bakundana bakomeze bakubana umunsi ku munsi. Turebe ninde uzurira iri akashugujugu imeze neza cyane. Nahoze nitegereza nkareba, nahoze nkupita y'ijisho, maze nkabona nanjye nakifuje kwigendamo. Abantu tutagira couple twihangane nago biba ari ibintu byoroshye. Nyuma rero yo kubona ubutumwa uno muyobozi wa Akagera Aviation yabaye ashyira hanze, ndagira ngo mbabwire ko abantu benshi bahise batangira kugenda bakubita amaso hirya no hino ngo barebe ngo ese ni iyihe couple izatigisisi, ni iyihe couple izurira mwino kajugujugu. Abantu benshi rero bagiye bagaragaza ko bashyigikiye izi kepo ebyiri. Abarimo Miss Nishimwe Naomi n'abavandimwe be bose babaye bashyigikiriye couple. Harimo witwira dukunda Liliane, Megan ni mwiza, Young Grace n'abandi batandukanye bagaragaje ko batoye Miss Nishimwe Naomi n'umukunzi we Michael Tesfaye. Kimenyi ninde wagutoye? Ku rundi ruhande rero barimo Joxy Paka, Ingabire Habibi
n'abandi bashyigikiye Muyango ndetse na Kimenyi kuba batembera muri ino ndege. Mu gihe iyi nkuru yandikwagaho abarenga 1900 bari bamaze gutora couple ya Muyango iri butsinde n'ababwira ya Muyango na Kimenyi Yves ndetse na Nishimwe Naomi n'umukunzi we Tesfaye. Ninde uzakijyana? Umuhanzi Rafiki niwe waririmbye ngo ninde uzakijyana. Ninde rero buze kwegukana iki gihembo cyateguwe na Akagera Aviation. Byitezwe ko amatora azarangira kuri tariki 10 Gashyantare umwaka 2024, mu gihe kuwa 11 Gashyantare aribwo hazamenyekana abatsinze bazahabwa kajugujugu ibajyana gusangira muri Virunga Lodge. Ngira ngo muri kugenda mubona ko iyi ni hit ikomeye cyane mw'abantu mukundana mufite imikino, cyangwa se abantu mudakundana hari icyo mugamije, abantu mukundana mwishyize mu mwiherero. Ibi bintu ntabwo ari cool kabisa, kuko murabona ko amahirwe menshi agiye azanywe nuko aba bantu bakundanye tukabimenya. Ni kepo nziza cyane rero, ni kepo zishimishije mu mafoto meza cyane muri kugenda mubona n'amafoto aba bantu kabisa y'abakundana bameze neza. Ese se Valentin yiteguye ute? Uyu ni umunsi w'abantu baba bakundana. Ni umunsi buri wese bakwiye kwita kuri sheri we akamuhereza impano, indabyo, dore ko hanini baba bambaye ukuntu abantu mwe arakuntu nsigaye mbibona nagira ubwoba, ariko nkanjye utagira couple rero kanibwire ngo basi sorry. Bijya bibaho rero, baba bambaye umutuku ndetse n'umukara, nibwo basohoka. Utubari twinshi turinjiza, amahoteli menshi arinjiza cyane kuri uyu munsi. Ngira ngo ni umunsi bari mwiza ku bantu babiri bari mu rukundo, umukobwa n'umuhungu, ariko sinzi niba n'ababandi b'ubwoko bumwe bashobora kwizihiza uyu munsi. Murabizi rero ni ibintu biba byiza kandi bishimishije buriya kubona abantu bakundana, isi yose ikabimenya. Ni ikintu cyiza cyane, ni ikintu nawe wakifuje kugeraho man, kuko biraharanirwa kuba wakunda umwana, isi ikabimenya man. Isi ikabimenya, kuko ni ikintu cya danger, ni ikintu kiba gikomeye cyane. Murabizi rero ko inkuru zacu ni umunsi ku munsi, umunota ku wundi tubagezaho hits zikomeye cyane. Ariko reka mbabwize, uyu munsi wa none turi gutegura uburyo twajya tubakubita amashusho ameze neza cyane. Kandi nawe ushobora kugira uruhare muri byo. Nimero zanjye ziri muri description, urasangamo byinshi cyane kugira ngo urusheho kutubwira icyo wifuza ko twajya tugukorera. AD Group turabakunda cyane, kandi urukundo namwe murarutwereka. You know that I love you. Thank you so much. Keep watching, keep subscribing. Ubundi Imana yo mu ijuru ikomeze ibahezagire, mbifuriza kunogerwa n'ibyo Uwiteka yabateguriye uyu munsi. Thank you so much.